uko byagenda kose mu gihe udashaka kumenya amategeko akuyobora mu kazi kawe, wibona wirukanwe burundu kubera yuko nyine utashatse kumenya ukuri kw'ibintu bikuyobora. Mu Rwanda dusanga tuzi yuko muri REB cyangwa se muri Mineduc hari sitati yihariye igenga abakozi bose muri Mineduc by'umwihariko abarimu n'abayobozi b'ibigo by'amashuri. Hari agakara bashyizemo kavuga yuko igihe ugerageje kwicisha umunyeshuri cyangwa se abanyeshuri inzara, wirukanwa burundu nta neguza, ntabwo ari mizambi ahangaha. None uyu mudiregiteri we ese baraza kumwirukana nyuma yuko ahawe ino leta imusaba ubusobanuro kubera amakosa yo kwicisha abanyeshuri inzara? Ntekereza yuko wenda akarere ko kabibonye mu buryo busa nk'aho buremereye cyane. Urumva hari ibibazo bishobora gutera ku mwana wenda yabwiriwe cyangwa se atariye kubera yuko nyine wamuhohoteye mu yandi magambo. Ahangaha bashaka banagushinja ibibazo byinshi cyane. Noneho iyo haje kuba yuko wenda harimo n'andi makosa wenda mu gihe bakibukurikirana ugasanga n'ibyo wabimye nta n'ibyo unafite, bishobora guhita biteza izindi ngaruka ziremereye cyane. Ndakwakiyeho dukurikiranye kano kanya, nyemerera ngire musanzwe muzi yuko tudaca ibintu ku mpande, ariko ndagira tuze kuganira dutuje cyangwa se twitonze, kuko kino kiganiro kirimo amasomo asa nk'aho aremereye cyane. Ku itariki twasohoye ikiganiro ndumva hari kuri 10 z'ukwa kane, nibwo akarere ka Nyamasheke kagiye gusura ikigo cy'ishuri cya Gashirabwoba, akaba ari ikigo kiboneka muri diyoseze ya Cyangugu muri IR. Ni ikigo gifite amateka navuga ngo ntabwo ari meza kubera yuko n'ubundi kuva mu myaka ishize habaye musaga zitandukanye, ariko uyu munsi muraza kunyemerera nze korera kuri kino kintu cyo kuvuga ngo umwarimu cyangwa se umuyobozi w'ishuri yanze guha abana abanyeshuri iminsi igera kuri 14, nubwo wenda ku kigo cyawe babikora, ariko kumenya yuko uri kwishyira muri risike iremereye cyane. Nyemera mvuge gutyo kubera yuko ndaza kubikubwira mu cyo kiganiro. Ubwo twababwiraga inkuru ye bari babasuye, hari hagiye timu y'akarere ndetse n'iy'umurenge kugira barebe mu by'ukuri ibivugwa ahangaha ku kigo cy'ishuri cya Gashirabwoba niba ari ukuri. Iki kigo kikaba kiyobowe na Bwana Harerimana Mark, ni umuyobozi rwose navuga ngo azi ikijyanye n'iyobokamana kubera ko nawe ni pasiteri, ndetse ntabwo yagombye kuba agaragazwaho n'iyi mico nk'ingi kubera yuko buri mwaka haza utuntu dushyashya, kandi byakagombye kuba bigaragara yuko afite leadership skills ku kijyanye n'imiyoborere y'ikigo cy'ishuri. Mu ibyo bamuregaga yuko yanze kugaburira abana kuva ku itariki 13 z'ukwa 3 2026 kugeza ku itariki 2 z'ukwa 4 2026. Yanga kubagaburira, ariko mwibuka akarere muri no minsi cyangwa se turere twose two mu Rwanda tujya tugemura ibigo by'amashuri ibyo kurya. Bivango nyuma yuko hatangwa amafaranga ufasha umwana kugira yige, birinda ikijyanye n'uko umwana yakora dopa bitewe wenda n'ubushobozi buke mu gihe bafite cyangwa se wenda imibereho mibi bafite mu muryango. Leta yo yiyemeje gushiraho gahunda yo kuba yaha wa mwana support iri hejuru cyane kugira ngo wa mwana yige. Nongeye mbuse yuko ku mwana wa primaire inyongera cyangwa se amafaranga yo kongera cyangwa y'umusanzu atanga ni amafaranga 975. Urumva nyine 975 ntagashobora kuba yagira ute yatunga umunyeshuri. Leta ibashize amafaranga menshi cyane, ariko ikigo cy'ishuri ukabona gifasha umwanzuro kikavuga ngo ibiryo barabitanze, amavuta barayatanze, ariko ntidukeneye gutekera abana mu gihe cyagenwe kandi bari ku ishuri. Ese aya mafaranga leta yatakaje uno muntu uyobora ikigo cy'ishuri aba yabigezemo uruhare? None se aba wenda agira ngo leta itaza guhomba bya biryo umwana yagombye ko yariye ari ku ishuri atariye, bazabisubiza leta noneho babihende kandi byaragenewe wa mwana? Aho wahita wibaza ikibazo gisa nkaho gikomeye. Noneho ikibabaje ni uko usanga ba bantu babikora niba bari twita yuko aribo bafite experience mu bijyanye n'imiyoborere cyangwa se na education. Ubwo wahita wumva nyine ikintu kiba kibyisha inyuma, nubwo nyine aba ari ibivugwa ahangaha. None igitangaje gusanga mu kigo nta communication cyangwa se nta makuru ajyanye no kubakira ibyo kurya nuko abisora. Ubwo nawe uyobora akarere wenda twe nka DDE yahita yumva yuko afite ikibazo gikomeye cyane kujyanye n'abibazo afite mu bigo by'amashuri bitandukanye. Iri kosa
wenda ishobora kuba ari ryaramanitse kuri kino kigo, ariko bwana DDE nujya mu yandi mashuri atandukanye ushobora kuzasanga aya makosa abayobozi b'ibigo by'amashuri benshi bagira ute bayakora. Wibuke neza yuko nanone umwana aba agenewe amagarama yo kurya ku munsi. Niba ari amagarama runaka umwana azarya, aba yarapimwe cyangwa se yaratanzwe hagendewe ku ya magarama umwana arya ku munsi saa sita, noneho bagakuba n'igihe kingana n'iki n'igihembwe cyose, ya minsi yose baziga. Kenze iyo uvuze yuko wenda wasagwa ibiryo kubera yuko habayemo konje itunguranye, ariko ntekereza ngo ntabwo byakunda, kubera yuko leta ibibizi neza iyo igiye gutanga iki, igiye gutanga budget y'amafaranga azakoreshwa ku kigo cy'ishuri runaka. Uyu munsi rero biravugwa yuko uno muyobozi w'ishuri cya Gashirabwoba kiboneka mu murenge wa Bushenyi nyine, ashobora kuba yahawe iretere yo kugira yisobanure. Hano nayibajije, araza gusobanura ngo iki? Araza gusobanura ngo iki? Asobanura meya, asobanura akarere muri rusange yuko yimye abana byo kurya, kandi ntekereza ko bino ano makosa yakoze yaba yagize effet negative cyangwa se negative effect ku banyeshuri, kubera yuko igihe bakoraga ibizamini ntago bigaga, ntago bakoraga neza batuje, kubera ko bari bazi neza yuko nta biryo bafite kandi bari babyemerewe. Haraza kwisobanura ngo iki? Ahantu nagize impungenge hambere ndi gusoma cyangwa se barimo bampa ibijyanye n'ibyo abayobozi by'amashuri n'abarimu muri rusange bakurikiza, baje kutwereka ahantu muri stati ihariye yasohotse ku itariki 3 z'ukwa 11 2024, ishyirwaho umukono n'uwari dogiteri n'uwari minisitiri w'intebe Dr Edouard Ngirente, ku ngingo yaho ya 67 ibijyanye no kwirukanwa ku kazi. Agakakaho mu nyihangane gatoya, mu gakakaho ka kava ngo yirukanwa iyo yicishije abanyeshuri inzara. She or he lets learners starve. Iyo yicishije abana inzara, uno muyobozi w'ishuri agomba guteyirukanwa. Ubwo ndi kwibaza ko nagiye gusobanura akarere niba wenda kwima abana ibyo kurya byabaga biri mu nyungu rusange za leta, kubera yuko nyine ashobora kuba yarabonye ko leta iri guhomba, akavuga ati none kangerageze bino biryo wenda niba barampaye imifuka, urugero wenda 20, ni urugero ntanze, ninsagura imifuka 5 nzayisubiza akarere wenda bayifashisha batishoboye. Ariko deja yicishije abana inzara iminsi igera kuri 14 abana batarya, ubu rukumva n'ubuzima bw'umutwe bwarangiritse. Nigize kubabwira ngo muri la minsi 14 uyu hagarariye inite y'ubuzima ku karere cyangwa se ku murenge afasha abana bari ku ishuri cyo gihe akabajyana ku hospital bakabapima, basanga barangiritse, yemwe no kwiga bishobora kuba byarabaga ikibazo. Noneho ni mu gihe cy'ibizamini, nahita nibaza directeur niba koko amanota afite kano kanya muri kamisi ari amanota ya nyayo umwana yagomba kuba yaragombye kuba yarabonye igihe runaka, yagombye kuba yarize arimo arya neza amafaranga ya leta. Ntanze kujya wenda muri background y'imyaka yashize, ariko twibaze kano kanya araza gusubiza ngo iki? Ese akarere karaza kumuha iretere nabo imubwira ngo turakwirukanye kubera yuko dusanze yuko ibyo wakoze ari skandale, cyangwa wenda akarere karaza guca inkoni zamba kamuhe wenda amahirwe ya nyuma? Nongeye mbibutsa yuko akarere gafite ubushobozi bwo kwatanga ibihano byo mu cyiciro 2. Hari igisho byo kwirukanwa burundu, ari byo ngingi turi kuvuga, n'ibindi byiciro byo guhagarikwa amezi 3. Baramworohereza se mujyane mu mezi 3 bibe mizampe, cyangwa se baramwihanangiriza, baroroshya ikibazo. Nyuma y'uko no basanze ko ari mismanagement, nongeye mbibutsa yuko kino kigo cy'ishuri gifite comptable secretary ndetse ufite experience. Ubundi hari ibintu wagombye kuba utasubiza umuyobozi yakubajije, kubera yuko nyine arazi neza ko ufite ibikenewe byose, yaba muri leadership, yaba ibikoresho yaguhaye. Murabizi ko leta iri kukubazayo, ikubaza ibyo yaguhaye, ikakubaza n'uburyo utanga ibyo bakubonaga mu gihe baguha akazi. Ariko igihe basanze ibyo bakubonagamo igihe baguha akazi ntabyo ufite, bemera no kuba baguhagarika. None se igihe baguhaye
ububasha bwo kuba watanga ibyo ugomba gutanga ku bantu babigenewe kugira bakore akazi kabo neza, cyangwa se abana bige neza ntubibahe, ho bigenda gute? Ni ibi turi kubabwira rero kano kanya. Reka wenda tuze kumva ikiraza gusubiza akarere, kuko kano kanya biravugwa yuko umuyobozi w'ikigo cy'ishuri cya Gashirabwoba yaba yahawe cyangwa se yarahawe iretere imusaba gusobanura byimbitse ikijyanye n'amakosa yakoze umudegiteri muzima atagombye kuba yagwamo, kubera yuko ntago ari amafaranga ye, ntago ari umutungo wiwe, ni umutungo wa leta. Kenze wenda nibasanga akarere karabaze nabi bakavuga bati ntabwo twasanze wenda ibyo mwaduhaye ari byinshi turabisagura, ariko nanone araza aribazwa haba bamubaza ngo ese buriya koko byari byinshi kujya kubisagura? Yes, nyemera nsoza ahangaha, wenda duhure muri commentaire mutubwire ukuntu mubyumva, ariko wenda reka dusaba akarere ka Nyamasheke gukemura kino kibazo neza, kubera yuko hari n'abandi badegiteri bafite inongesiyo yo kutagaburira abana kandi bize. Niyo muzatanga imbabazi muzazitange, ariko nanone niyo muzamuganirize, kubera yuko iyi ni umuco ugaragaza yuko quality of education tugenda tuvuga tutayigiraho mu gihe runaka habaye amakosa yangaya, ndetse agakorwa na bano bayobozi twita ba degiteri, mu gihe noneho hari n'abandi bari bakora amakosa atandukanye. Umwarimu ku kigo nk'iki ngiki amakosa ashobora gukorera muri karase ariho hatezwe n'umusaruro, kubera yuko nyine ibyo umwana agaragaza nibyo yahawe na mwarimu, kandi ahangaha bigaragaza ko mwarimu ashobora kuvuga ati natanze ibyo ngomba gutanga, ikibazo kiri muri leadership. Urakoze cyane, reka duhure mu kindi kiganiro, turagukunda cyane. Uyu ni wa Mungu wanyu. Bye bye, see you again.